ariko nyiririmbira akarere ka Gisagara. Abantu benshi bazi inzara yitwa warwaye ryari. Warwaye ryari ni inzara yaje ireba Philadelphia Imana irakira. Yes, tugwaye ikaze umuntu ukomeje kudukurikira Philadelphia TV aho uri hose ku isi mu bice bitandukanye byose, muri Amerika, muri Afrika, mu Burayi ndetse no muri Aziya no muri Oceania. Twizere yuko aho uri hose umeze neza, Imana ikomeje kuzuza ibyifuzo byawe n'ibyo uri gukoramo biragenda bicamo. Uyu munsi tukaba tugiye kubana n'umukozi w'Imana, akaba ari n'umuririmbyi nkuko mubona kuri kamera. Ariko reka dutangire n'isengesho. Murakoze, reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko uri umubyeyi ukomeye, tugushimiye kuri Imana izi kurinda, tugushimiye kuri Imana y'amahoro, tugushimiye ko waturinze mu minsi yose yagiye itambuka. Uwiteka wanye natwe ishimwe cyane. Mana, tujye gushimira ko iyi saha udushoboje kuba turi muri iki kiganiro. Uwiteka Imana, turakwinginze rero aho uri mu ijuru, ururukane n'imbaraga y'ijuru, muze mudushyigikire. Uwiteka, nyemerera Mwuka Wera aze abe muri iki kiganiro, kandi abagiye kukivugiraho n'abari twebwe. Data wa twese ubwo izina ry'ubaho cyane. Mana, Data wa twese, ndakwinginze ugenze neza igihe. Uwiteka, ubiyobore nk'Imana ushobora byose. Data, udukoreye igitangaza, turagushima. Mana nzima rero ndakwinginze kugira ngo ucecekeshe amajwi yose y'ikuzimu mu izina Yesu Kristo. Dayimoni turogoya turayamaganira kure mu izina Yesu Kristo. Data, ndakwinginze ngo uyu mwanya uze utubere umuyobozi. Urakoze kusenga kwacu mu izina Yesu turambiwe. Amen. Amen. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kubana nawe muri iki kiganiro. Tugiye kuganira kuri byinshi muri kariyeri y'umuziki, uko yayitangiye, uko ubu ngubu bimeze. Ego, tugwaye ikaze, watangira utwibwira amazina naho utuye. Ego. Murakoze cyane. Amazina ni Patrick Nduwayo. Ni amazina y'ababyeyi banyise. Uyu munsi ntuye mu karere ka Kamonyi, nkorera umurimo w'Imana muri 𝗵𝗶𝗺𝗆. Ndashimira Imana rero ko yanteje intambwe, nkaba nanjye nageze kuri televiziyo. Nubwo nageze kuri televiziyo, ariko ndashima Imana ko yabinshoboje. Nawe wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Yego, tugiye gutangira. Ku batakuzi ubanze udukorere mu nganzo. Yego. Indirimbo se ko ari nyinshi mbaririmbe. Uko Umwuka kuyoboye mukozi w'Imana. Ya. Kagira ipfunwe n'ubwoba, ikimwaro cyangwa isoni, kugera kwa bandi bari, bitewe n'umuryango uvukamo. Nyayuko bucya bwitwa ejo, wihangayikishwa n'ibigeragezo. Gikoreze Yesu kuko niwe ufite ubushobozi bwo kukurinda. Gikoreze Yesu kuko niwe ufite ubushobozi bwo gutabara. Utereka mbabwire bavandimwe, utazakaza kura bagumutavu, ukavumira itararenga yemwe, kuko ntabwo uzi icyo rirengana. Ubayeho nawe uyu munsi, ariko ejo nawe uratabarwa. Ubayeho nawe uyu munsi, ariko ejo nawe uratabarwa. Utereka mbabwire bavandimwe, utazakaza kura bagumutavu, ukavumira itararenga yemwe, kuko ntabwo uzi icyo rirengana. Ubayeho nawe uyu munsi, ariko ejo nawe uratabarwa. Ubayeho nawe uyu munsi, ariko ejo nawe uratabarwa. Imibereho ya Dawidi yari umushumba uragira intama, ariko hari umurimo yakundaga
bakundaga gutambira Imana nshuti n'imiryango bakamupinga ko ntiyumvira abakunzi Uwiteka areba guca bugufi k'uwo mugaragu Dawidi inteko yo mw'ijuru iraterana banzura ko adasubira mu ntama guhera ubwo Dawidi aba umwami barupinzi bose baramwara Reka mbabwire bavandimwe utazakaza kurabagumbukavu ntukavumire itararenga yewe kuko ntabwo uzi icyo rirengana ubayeho nawe uyu munsi ariko ejo nawe uratabarwa ubayeho nawe uyu munsi ariko ejo nawe uratabarwa mbabwire bavandimwe utazakaza kurabagumbukavu ntukavumire itararenga yewe kuko ntabwo uzi icyo rirengana ubayeho nawe uyu munsi ariko ejo nawe uratabarwa ubayeho nawe uyu munsi ariko ejo nawe uratabarwa Murakoze. Amen, amen. Nukuri hari abantu ubu ngubu bameze nabi bari mu bintu bitaboroheye habe na gato. Barahari ariko bakomeze bihangane Uwiteka arabumva arabizi Ucya bwitwa ejo. Yego. Ejo nibo. Yego. None reka twinjire no mu buzima bwawe bwa muziki. Yego. Ni iki cyatumye uza mu ndirimbo? Icyatumye nza mu ndirimbo ni impano Imana yampaye. Imana yaguhaye. Yes. Gusa abenshi uyu munsi baribaza ati ese Patrick uko tumuzi kera uyu munsi ko yahindutse? Sikakiri. Yego. Rero buriya twaririmbye ngo ubayeho nawe uyu munsi ariko ejo nawe uratabarwa. Rero Imana ntijya kwigenza umuntu wayo. Yego. Birashoboka ko rero uyu munsi uko banzi atari ko banzi kera bitewe n'impamvu bwite zabayeho ubundi njyewe nakuze cyangwa se naciye ubwenge cyangwa se nize kuririmba ndirimba indirimbo z'isi. Yego. Abazi hip hop naririmbaga hip hop. Nyuma rero Imana iza kubihindura uyu munsi ndirimba indirimbo z'Imana z'agakiza. Ndabishimira cyane ko Imana yabinshoboje. Yego. None uvuze ku kuntu kera waririmbaga izo ndirimbo twakita iz'isi ese icyo gihe nimba ubyibuka ni nko mu buhe mwaka ese icyo gihe wangana gute? Urabona kenshi na kenshi iyo umuntu ari umunyeshuri Yego. bitewe n'abantu aba bari kumwe nabo baramuhindura hari ibintu bamwigisha. Yego. nawe ugashuka yabigezemo icyo gihe rero nanjye nari umunyeshuri 2016 nibwo narinzwi cyane ku ndirimbo z'isi si wowe namwe katagiye kuririmba ariko menyekana cyane mu buhanzi ni 2016 ndibuka nikaga muri senior ya gatatu nibwo nakoze indirimbo abantu benshi mbona barankunze cyane ariko uko abantu bagukunda cyangwa se ibyo abantu bakwifuriza si by'Imana ikwifuriza. Bifuza ko nakomeza mu ndirimbo z'isi ariko Imana yo si ko yabyifuzaga. Ibyo yifuje ni ibi byarasohotse uyu munsi indirimbo zo kuramya no guhimbaza izina ry'Imana. Yes. None utubwiye ukuntu watangiriye ku ndirimbo z'isi nizo watangiriyeho ese byagufashe igihe kingana iki kugira noneho winjire mu murimo w'Imana? Ese winjiye noneho mu ndirimbo izo zo guhimbaza z'agakiza izo nyine muri make bita gospel muhe mwaka? Buriya navuga ngo umwambari w'umwana agenda nka se. Njyane bacu uwo mugani ngo umwambari w'umwana agenda nka se. Yes, ubundi rero nanjye
umuryango wanjye ni abantu bakijijwe. yego Ibyo byose nabikoraga, narebaga indirimbo z'isi nkigira umusitari, ariko ntaha cyangwa se mvuka mu muryango uzi Imana. Rero Imana hari yumva gusenga kwabo, amasengesho basengaga nanjye baransengeraga. yego Wenda mama cyangwa se papa ni nyogokuru wanjye afite uko yasengaga ansengera, Imana yumva gusenga kwabo irabihindura. Yes, icyo gihe rero 2016 nibwo naririmbye indirimbo y'isi, ariko nyiririmbira akarere ka Gisagara, kuko Gisagara niho mvuka. Nubwo ndi Kamonyi, ariko Gisagara niho mvuka ku mavuko. Yes, ni naho nigaga. Mpanga indirimbo rero y'isi nyihangira akarere ka Gisagara. Iyo ndirimbo ndayiririmba mu murenge, hari harimo competition. yego Ndatsinda no ku karere hose ndatsinda. Yes, bampa umudari. Hanyuma rero mbona bitangiye kugenda biza gahoro gahoro, ni ikizere cy'uko umuziki uko biri kose uzampira. Ariko Imana yo yari ifiteho umugambi. Nyuma 2017 na 2018 nibwo Imana yampinduye nyirizina, ishyiramo noneho kuririmba indirimbo zihimbaza izina ryayo bwite. Bya bindi by'isi ndabyibagirwa. Uyu munsi rero niko kumbona ahangaha ndi kuririmba indirimbo z'Imana. Ku bantu banzi kera ndirimba indirimbo z'isi, siko bikiri uyu munsi ndirimba indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana. ni inzira ndende uko mbyumvise. Ni birebire. Byafata ikindi kiganiro kugira ngo tubiganiro noneho udeho ku buhamya. Yes. Ko byumvikana ni ibintu ni birebire cyane. Ni birebire. Imyaka hafi 2-3 ni imyaka itari mikeya kugira ngo uhindure. Yes. Ego. Abantu bumva ko imyaka kuyivuga ngo ni 2, ni 3, ni 1, bumva ari ibintu byose kubivuga, ariko tubaze iminsi cyangwa amasaha ni ibintu birebire cyane. Ni ibintu birebire cyane. Yes. None mu kanya waturimbiye indirimbo itanibaza, ese hari indirimbo bakunda kukwitirira? Ntabwo yabura. Ego. Ntabwo yabura, afite indirimbo akenshi na kenshi karitsiye hari aho ntuye, cyangwa se niyo ngiye kuririmbira ahantu ntageze rimwe cyangwa kabiri, nkumva baravuze ngo biramenyekanye, numva ko nyine ari njyewe. Uko iyo ndirimbo yitwa biramenyekanye, niyo ndirimbo abantu banyitirira cyane. Yes. Ego, biramenyekanye. Ego. None wayisangiza abadukurikiyeho gato, agace gato. Nta kintu bitwaye. Indirimbo ni biramenyekanye nk'uko mwabyumvishe, ni naryo zina ryanjye ry'umuziki. Yego. Reka baririmbire Imana idufashe kandi iduhe kuyishimira. Yego. Impundu nizivuge, induru niziceceke, iminsi yose warize utagira umuhoza, igihe wageragerejwe muri iyi si yuzuye intambara, ku mwami kirahagije. Imana yavuganye nawe, ifunze iminwa y'intare, isohoje amasezerano amahanga yose abireba. Imvuga busa ntizijya zimwe ijambo, uretse ko Imana ibaheza mu kimwaro. Umupfu ntiyumva umuruho bakuvuga menshi, ayabo bayicayeho. Biramenyekanye hariya utuye, biramenyekanye mu bakwifuriza urupfu, biramenyekanye no mu mahanga yose. Marayika ahiritse igitare, Imana iracyicariye, biramenyekanye dore nawe uratabawe. Marayika ageze kwa Mariya na Marita, urupfu rwa Lazaro rwashobeye amahanga, amaze iminsi 4 mu gituro bazi ko yanutse. Yesu aramuzura, biramenyekana, banengitirora bari bazi kutabaho. N'imiryango yawe yagutaye ku gasozi,
kuko babona nta na kimwe wimariye wareze amarira wisegura agahinda ariko kubw'amasengesho wasenze ubabaye cyane Imana iguhaye ijambo kuko itareba kuri gakondo amazina asubire iwabo wambeho uyabwira uti ndeka nta mbyiro mfite kubera ko Imana mwavuganye itabeshya biramenyekanye dore nawe uhawe agaciro biramenyekanye hariya utuye biramenyekanye mubakwifuriza urupfu biramenyekanye no mu mahanga yose marayika ahiritse igitare Imana iracyicariye biramenyekanye dore nawe uratabawe Imana irambiwe ibirego bya buri munsi Satani ahora kurega bakugambanira buri munsi ngo utabaho maze Imana ikakurinda urahinga bakaroga urabyara bakaroga bakuvuga ibitabaho uracuruza bakaguhombya batonda umurongo nk'inzukira iyo babonye urishisha bahora biga uko wapfa ariko Yesu akakurengera imiswa nisubire mu mijina akazi kayo kararangiye akira ijambo mwana wanje nguhojeje amarira na ya mivumo yose wavumwe nyihinduye imigisha biramenyekanye hariya utuye biramenyekanye mu bakwifuriza urupfu biramenyekanye no mu mahanga yose marayika ahiritse igitare Imana iracyicariye biramenyekanye dore nawe uratabawe murakoze cyane ko byumvikana ni indirimbo isubiza abantu imbaraga y'ihumure ni indirimbo ishyiramo abantu imbaraga zo gukomeza gusenga no gukora indirimbo nziza cyane ku bwanjye yes yego none iyo ndirimbo igitekerezo cyayo cyaje gute kugira ngo yandike cyavuye kure cyane ariko Imana yarabyemeye ko mbiririmba mu indirimbo yego hanyuma abantu benshi bazi inzara yitwa warwaye ryari warwaye ryari ni inzara yaje ireba umukristo uwo ari we wese n'undi muntu wese ku rundi ruhande rwe nta muntu n'umwe yatoranyije icyo gihe rero muri iyo nzara umuryango wacu wafashe igihe mu buzima bubi cyane ariko tunasenga Imana twaraburaraga tukabwirirwa ariko gusenga ntibibure hanyuma rero Imana ikora imirimo n'ibitangaza tubona ya nzara irarangiye abantu basubira mu buzima busanzwe babona ibyo kurya bamererwa neza niho hano havuye igitekerezo cyo kuririmba indirimbo cyangwa se n'uyu munsi birashoboka hari umuntu cyangwa se hari n'igihe uba uriho mu buzima bubi buteye ubwoba ukageragezwa n'abantu imiryango ikakugerageza ubukene nuko mbese ugahura n'ubuzima bukakaye cyane bugoye iyi ndirimbo naririmbye yongera ngo mbwire abantu ko nubwo bari mu buzima bubi ariko igihe kigeze bimenyekanye ko Imana ibakuye muri bwa buzima bubi ibatabaye yes icyo gihe nawe uyu munsi ushobora kufasha igihe mu ntambara uri mu bibazo runaka mu bukene se uri mu bwigunge bumeze gute abantu bakugerageza n'ibintu nk'ibyo byinshi cyane birwanya ubuzima bwawe ako najya nkubwiye ngo biramenyekanye ko uyu munsi noneho Imana igukuye mu buzima bubi igutabaye yes naho ngaho havuye igitekerezo cyo kureka indirimbo biramenyekanye murakoze cyane yego urakoze cyane nawe yes none
turashaka yuko udusangiza urumva guhera 2018 ukora indirimbo kugeza ubu ngubu ndumva haciye imyaka 4 n'igiye gushira ukora indirimbo zo guhamya no guhimbaza. Ese kuba kibitangira ubu ngubu niye nama wabagira, ni iki wababwira nyine bitewe n'inuza na kariyeri bajemo y'injyana zihimbaza, icyo bababwira? Icyo nabwira umuntu wese watangiye iyi nzira yo kuririmba indirimbo z'Imana, icya mbere ni uko bakwirinda kwihutisha ibintu, kuko iyo witishije ibintu ntabwo bigenda neza uko ubishaka, kandi nta n'inyungu biguha mu gukizwa. Ndabyibuka njye nanditse indirimbo ya mbere y'Imana nanditse, nayiririmbye ahantu henshi mu byumba by'amasengesho, mu nsengero runaka, ngenda ndirimbira gutya ku munwa, haba haje n'abandi bahanzi bakomeye nk'aba batewe n'abandi, njyewe nkumva ko kuririmbira ku munwa nta kintu bintwaye, gusa nkaba mfite ibyiringiro by'uko igihe kizagera nanjye nkagera aho ndirimbira numva hashimishije umutima wanjye. Kino nabwira rero abantu batangiye inzira yo kuririmba, icya mbere n'abana bagira ni ugusenga Imana, bakayiragiza imigendere n'imihagurukire yabo, bakayiragiza impano yabo Imana yabahaye. Inama ya mbere no gusenga, ikindi bakanakora, kuko iyo wasenze ntukore ntabwo bigenda neza. Ubundi n'ijambo bavuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima, kandi ngo Imana iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Rero icya mbere ni ugusenga Imana bakanakora, nibwo Imana izabashyigikira. Yego, ni ukuri Imana izabashyigikira. Yego. Nk'uko tubizi twese mu buzima bwacu bwa buri munsi tugenda duhura n'imbogamizi mu byo dukora byose, ntihaburamo ibitugonga. Ese weho muri kariyeri yawe y'umuziki ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo uvuga ngo izino mbogamizi sinazibagirwa? Ni nyinshi. Imbogamizi ya mbere nahuye nayo bwa mbere nza muri studio bwa mbere, njye nta muntu ufite wanzanye muri studio. Nafashe amafaranga ndatega, numva nyine ngo kujya Kigali, nagiye muri gare mfata tike nze Kigali nje ngo kwa producer, kandi ntago muzi mu by'ukuri naje muri studio, ntago nari mbizi. Ariko buriya Imana ni umukozi w'umuhanga, kandi Imana ni umuyobozi. Ariko icyo gihe Imana yarandengeye. Uzi ko Imana ikwereka inzira utaruzi, abantu badahari, imiryango idahari, nawe ubwawe udahari, Imana ubwayo ikakuyobora kugeza ahantu umutima wawe wagambiriye kujya. Rero ndabyibuka navuye mu rugo hariya mu cyaro, hari kuwa gatanu, ngera Kigali Nyabugogo hariya saa 11 z'umugoroba, n'amayeri tarancirana mu rukundo mpamagara abantu. Ndavuga ati rero Uwiteka, umurimo njeho n'uwawe, aho bigeze ahangaha ninjye nawe mbere umuyobozi, nyereka icyo gukora. Icyo gihe rero Imana imva gusenga kwanjye irandengera. Hari umukecuru w'umusilamu twahuriye muri gare hariya kwa Mutangana, niho twahuriye urenze gare ho gato. Umukecuru sinamuvugishije, nawe ntiyamvugishije, gusa namugiye inyuma, wumva ko bwari bwije hari nka 2:00 z'ijoro, mugenda inyuma ndavuga ngo uyu mukecuru ku mutima ariko nibwira, uyu mukecuru ahari burare nanjye niho ndi burare, ku mutima wanjye ariko nibwira. Hanyuma turagenda turenze ku Kinamba, dufashe umuhanda ugiremye, turazamuka, mbona arazamutse agiye mu rugo. Noneho numva umutima wo kumuvugisha unjemo, ndamuhagarika, ndamubaza ati bimeze bite? Ni sawa, ndamusuhuza, mubwira uko byanyendekeye, mubwira naho nturutse. Umukecuru buriya nawe mbere umwana mwiza Imana imukoreramo, arambwira ngo rero ngwino nkujyane mu rugo ujye kurarayo, buracya mu gitondo ukomeze gahunda zawe uko bisanzwe, ndabona ukiri umwana, ntabwo uri umutekamutwe, ngwino tujyane mu rugo. Aranjyana, barangaburira, bangaburiye neza, Imana ibahumugisha aho bari no kunyumva simbizi, Imana ibahumugisha. Ariko icyo gihe bangiriye neza, buracya mu gitondo, bampa amazi ndakaraba, barambwira ati rero gira urugendo rwiza. Yampaye n'amafaranga 2,000 byo kunywa icyayi. Aravuga ati bishoboka kuba uko utari bugaruke, ariko aya mafaranga nugera hariya hepfo ufata akacyayi, hanyuma ukomeza urugendo. Umukecuru ndamuga ati murakoze. Ni ibintu byari bigoye cyane rero. Hanyuma muri ibyo 2 yampaye nguramo mitiyu ya 500, mbasha noneho guhamagara
hari umumama nanone w'inshuti yanjye wahari Kimisagara witwa mama Kefa niwe nahamagaye ndamuga ati ese bimeze bite ni sawa ko ndi Kigali arambwira ati nanjye niho ndi ndamuga ati rero nje muri iki kibazo ndakimusobanura uko byagenze neza namusobanurira hanyuma ampuza n'umuhanzi hari umuhanzi yampuje ntago muvuze izina ariko arahari araduhuza umuhanzi turavugana saa mbiri za mu gitondo ambwira ko ari mu kazi ariko ampa nimero y'umuproducer araduhuza turavugana producer anyobora ahari ndagenda mpageze noneho producer aramvugisha turavugana mubwira ko nje gukoresha indirimbo arambaza ati ufite amafaranga ndamuga ati amafaranga ndayafite kuko amafaranga y'indirimbo nari nyafite hari umuntu nare wampaye makuru ko indirimbo amafaranga asabwa araya naya ndayashaka ndayabona nari nyafite aranjyana rero muri studio ankorera ndarecordinga ndamwishyura ndataha arambwira ngo taha indirimbo nirangira tuzagomba uzifate cyo gihe rero iryo joro sinzaryibagirwa kubona cumbikirwa n'umukecuru w'umusilamu ntazi nawe utanzi ntabwo nzaryigwa iryo joro kubera ko Imana abanye nanjye ni urugamba rwa mbere nahuye narwo mu muziki kindi gihe nanone urugamba rwa kabiri nahuye narwo mu muziki ni igihe ku ndirimbo ya gatatu indirimbo ya gatatu nakoze yitwa ubu ndanyuzwe ni indirimbo yangoye cyane naje gukoresha indirimbo ngeze Kigali nanone hariya banyiye amafaranga mpamagara producer ati se ko banyibye amafaranga nkora iki aravuga ati rero niba kubakwibye komeza wowe uze uri coding nta kibazo amafaranga ugende uyashake ariko ndimo nkora projet nta kintu bitwaye n'umwana mwiza yaranyumviye ndagenda ndarecordinga bumve ngo muri icyo gihe kwibwa amafaranga ya uje gukoresha mu muziki ni ibintu bikomeye cyane kandi twebwe tuyabona bitugoye cyane nayo nindi ntambara ya kabiri nahuye nayo ariko ndayihanganira Imana bana nanjye incene nzira mbona mbisotsemo amahoro rero ku bantu batangiye kuririmba vuba ahangaha aho muri hose mwihangane intambara zose muhura nazo muzihanganire gusa haracyariho ibyiringiro by'uko igiti cyatemwa kikonya kigashibuka Imana atakura umuntu uko yandenge namwe niko izabarengera nukuri Imana ntigiye uri kwigenza intambara ziriho uyu munsi ariko ejo zizarangira ukomeze mwihangane murakoze yego kubyumvikana n'ubu n'ubundi buhamya dukomeje gukonguka ariko tuzayifatira umunsi wabyo tuvuge uno munsi n'umunsi wo kuduha ubuhamya kubyumvikana rumanzi wanyuze mu bihe bitoroshye mu bihe bigoranye yego none umaze kutubwira zimwe mu mbogamizi wahuye nazo none ni cyo kintu utazibagirwa mu muziki wawe mu byo wanyuze ikindi kintu urumva nyine icyo kintu umaze kutubwira ntabwo wakibagirwa ni igikorwa Imana yatwigaragarije mu buryo bukomeye cyane ese haba hari ikindi gihe utazigera wibagirwa muri kariyeri yawe y'umuziki ikindi kintu nazibagirwa cyo ni cyavuba ahangaha ndi gukora indirimbo yitwa warakoze mana yarasohotse ndi gukora indirimbo warakoze mana cyangwa se baranditse abantu benshi bahita baranditse ariko njye na Yesu warakoze mana abantu benshi cyane bahita baranditse niko bayita ariko njyewe izina ryayo ni warakoze mana ndi gukora iyi ndirimbo za indirimbo ebyiri ni warakoze mana n'indi ndirimbo nanone yitwa Imana ireba hose icyarimwe izi ndirimbo ndi kuzikora nari mfite ibihumbi 20 byonyine mpamagara producer ati ngiye nkeneye kuza muri studio mfite 20 yonyine ariko buriya byose nabikoraga mu kwizera arambwira ati ngwino nta kibazo ndagenda ndarecordinga maze kurecordinga abona muhaye 20 mbona nta byakiriye neza ariko arabyihanganira ndavuga ati kuwa gatanu naricordinze ariko wa mbere kuwa gatanu bizaba byarangiye nze nkwishyure indirimbo zitahana cyo gihe bimbera urugamba rukomeye cyane iminsi irarangira umunsi namuhaye urarenga ibyumweru bibiri birashira ukwezi kurashira indirimbo zitse muri studio akamamagara nkamubwira ati hangane sindabona amafaranga hari ikintu kimwe Imana yankoreye ntazibagirwa mu buzima nagiye kuririmbira ahantu hariya ku Kamonyi
aho bita Kayenzi mu itorero rya Methodist Church niho nagiye kuririmbira mpasanga umuyobozi mwiza urimo umwuka w'Imana ankorera igitangaza ntazibagirwa mu buzima. Wumve ngo ya mafaranga yose nari nkeneye kuri izo ndirimbo yahise ayampa nukuri mbona Imana inkoreye akantu k'agasiripurize mu buzima ntazibagirwa. Yego. Ndamushimira cyane nawe ahari anteze amatwi n'abakristo be muri rusange bumve ko mbashimira cyane kandi Imana ibampere umugisha izakomeze kubagura mu buryo bwose bakeneyemo Imana. Abo kantu sinzakibagirwa cyane rero Imana yankoreye igitangaza kuri uwo munsi ndabibona. Yego. Nukuri mu bintu dukora yego ni umurimo ugoranye, ni umurimo usaba kwihangana ukomeza ugashyiramo ingufu n'amasengesho menshi. Ko byumvikana wanyuze mu bintu byinshi bitoroshye ariko ukomeza kubikunda ukomeza kwishyiraho umuhate bitewe n'imbaraga Imana yaguhaga ikagushyiramo no gusenga kwawe n'umuhate wawe. Ego uko byumvikana wanyuze muri byinshi bitoroshye bigoye muri kariyeri yawe y'umuziki ko ibyo tuzafatira ikindi gihe tubiganireho ariyo topiki tuvugeho yonyine ubidusangize n'ibya buri muntu bifasha muri uyu munsi nawe uri kunyura mu bintu n'ibya ubu ngubu bikaba byamusubizamo intege. Yego tuzafatira umunsi none wagushaka kukubona washaka yuko muvugana washaka yuko hari ubufasha wenda yaguha bwaba mu buryo bw'umwuka mu buryo ubwo ari bwo bwose yakubona gute yakugeraho gute? Bo kumbona ntabwo byoroshye ukoresheje amaguru. Ntekereza ko ndi kure bitewe n'umuntu waba ushaka aho yabaturuka ariko Imana yaturemeye abanyabwenge batuzanira ikoranabuhanga ry'uburyo umuntu yabonana n'undi hatabayeho imbaraga zo kugendesha amaguru cyangwa se gukoresha amatike n'ibindi. Yego. Rero iryo koranabuhanga nta rindi ni telefone. Nabaha telefone yanjye hanyuma ukeneye kumvugisha akamvugisha nta kibazo. Yego. Ari ukungira inama, ari ukumfasha mu buryo bwo kunsengera cyangwa se no mu bundi buryo bwo kuntera inkunga runaka. Namuha telefone yanjye hanyuma akajya mpamagara nta kibazo. So telefone yanjye rero ni 0788 24 33 ndasubiramo 0788 24 33 iyo niyo nimero yanjye. Murakoze. Nta kibazo none wakongera ukadukorera mu nganzo gatoya tugasenga tugasoza. Murakoze cyane. Kuririmba ni uguhozaho ntago muririmbye arambirwa. Reka noneho mbaririmbire indirimbo yitwa Warakoze Mana. Abantu benshi bayita baranditse ariko njye na Yesu warakoze Mana. Warakoze Mana. Sitosahau vizuri vyote ulinifanyia, sishobora kwibagirwa ineza mwami wangiriye. Minakupenda sana Jehova and forever, shingiye kubitangaza byose mwami wangiriye. Warakoze Mana, abo wakoye amaraso y'umwana wawe ukunda cyane, tugutuye umutima nguzahora uturengera. Mana waturinze urupfu rw'umwuzure ku bwa Nowa, wadukuye no mu buretwa mw'Egiputa kwa Farawo, utwambutse inyanja itukura, uduhoza n'amarira, nanjye nzahora nkuririmba iteka ryose mwami wanje. Sitosahau vizuri vyote ulinifanyia, sinshobora kwibagirwa ineza mwami wangiriye. Minakupenda sana Jehova and forever, shingiye kubitangaza byose mwami wangiriye. Warakoze Mana, inama zari zakozwe
ibyemezo byafashwe inzandiko banditse ikuzimu basinye uwa mbere yaranditse ngo uzarinde upfa udakize uwa kabiri arandika ngo uzarinde upfa utubatse uwa gatatu arandika ngo uzarinde upfa utabyaye uwa kane arandika ngo uzarinde upfa utambaye uwa gatanu arandika ngo uzarinde upfa wishwe n'inzara ariko idacurwa kibera babyandikaga ibirora bamanitse amatangazo irazira yamanura sitosahau vizuri vyote ulinifanyia sishobora kwibagirwa ineza mwami wangiriye minakupenda sana Jehova and forever shingiye kubitangaza byose mwami wangiriye warakoze mana Imana ntiyareka umuntu yitunganira kuko idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo mana nongeye kwibuka banshinguye ndi muzima mana nongeye kwibuka muri rya joro ndi mu ishyamba wafunze iminwa y'intare urandengera sinapfa murakoze cyane reka dushimire Imana ko yaturinze ikatugirira neza muri iki kiganiro Uwiteka Imana yacu Mana y'amahoro Mana yo kwizerwa Mana yo gukiranuka twongeye kugushimira no kuguhimbaza kuko watugiriye neza data wa twese twe turi kuganira iby'ijambo ryawe Uwiteka tugushimiye ko watugiriye neza abanye natwe Mana y'amahoro habwe icubahiro Uwiteka Imana y'amahoro rero dushimiye kandi dusabira umugisha abantu bose bahirye no hino baduteze amatwi mu kiganiro Mana y'amahoro nabo ubampere umugisha ukomeze uringanize ataringaniye imbere yabo Uwiteka kandi nabo Uwiteka ubaremere ikibazo cy'ibyiza kuri uyu munsi Mana turasoje rero ntango dusoje burundu wako turasubitse kandi Uwiteka Imana tugushimiye ko tugiriye neza tukurageje nibihe biri imbere Uwiteka nitwongera kuza ahangaha turamo tuzagushima urakoze kuko idisenyesho bumvise gusaba kwacu urakoze amen amen Mani umugisha Philadelphia Imana